Kambasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza umugisha kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Reka dushime Imana rero mbere yuko tujya mu kiganiro. Turagushimiye mwami Imana yacu ishobora byose. Warakoze kuko waturinze ukaturindira imiryango. Warakoze kuko warinze benshi batandukanye duhurira kuri urubuga Tampirase Ministry, ubana nabo ubarinda amajya n'amaza, none baracyahumeka. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya twemereye yuko twongera kuganira ku magambo makeya. Turagusabye ngo tuyobore, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubyaze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ni igihe kinini cyari gitambutse tutaganira kuri urubuga rwacu Tampirase Ministry, ariko muri aka kanya mwuka w'Imana aduhase kongera kugira icyo tuvuga, kongera kugira icyo tuganira. Reka tumwemerere atuyobore. Rero Tampirase Ministry ihaye ikaze buri muntu wese ufite icyo yabwira ubwoko bw'Imana. Muhawe ikaze kuri Tampirase Ministry, ufite icyo wavuga cyafasha abantu kugira amagara mazima, kwirinda ikibwiriza kijyanye n'ubutumwa bw'iki gihe, kijyanye no kubwiriza ubutumwa buheruka. Muhawe ikaze kuri Tampirase Ministry, tukavugana ukuntu watambutsa icyigisho cyawe kandi kikagera kuri benshi. Rero murararitswe, muhawe kandi ijambo, amarembo arafunguye. Uzumva yifuza ko hari icyo yabwira ubwoko bw'Imana yabaza kuri telefone ni 072 88 34 58 nganyisubiremo 072 88 345 82. Iyo niyo telefone iri no kuri WhatsApp. Wananyandikira kuri WhatsApp. Muhawe ikaze kuri Tampirase Ministry. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ni ubufatanye mu murimo w'Imana, cyangwa se ubufatanye mu gufasha abantu mu buzima bwa buri munsi. Ni iminota mike tugiye kuganira insanganyamatsiko ivuga ngo filimi igihangano cya Satani. Filimi igihangano cya Satani. Ni abantu benshi bakunda filimi cyane, abantu benshi bakunda filimi, ndetse hari filimi z'amasere abantu bakunda kureba, ariko ni bakeya bazi yuko filimi ari igihangano cya Satani. Ariko filimi yabayeho kugira ngo ibashe gucengeza amatwara y'ibintu runaka abatware b'iyi si baba bagamije. Urugero, coronavirus ijya kuza, mu myaka yari itambutse itarenga nk'itanu ingahe, hari harasohotse filimi ivuga ku cyorezo. Rero nubwo tutari twarayibonye iyo filimi, abantu twayimenye n'icyorezo cyaje, ariko iyo filimi yari ihari kandi yarasohotse, ivuga ukuntu abantu bagomba kwirinda, abantu bagomba gukaraba, abantu bagomba kujya mu kato. Ibyo byose iyo filimi irahari, muzayishakishe ku bantu baba bafite amafilimi, muzayihasanga, kandi muzasanga ko yasohotse mbere yuko corona igenza gute, mbere ko corona iza. Rero andi magambo arasomye mu gitabo cy'abatware b'ikibi, avuga yuko bimwe mu bintu Satani yakoresheje, bimwe mu bihangano bya Satani, harimo televiziyo, harimo radiyo, harimo n'imbuga nkoranyambaga. Ibyo nabyo ni ibihangano bya Satani bigamije kurangaza abantu, cyangwa se bigamije gucengeza amatwara y'abajesuiti, ndetse abantu bakarangarira muri ibyo bintu, ntihagire ikindi bamenya. Iby'ijambo ry'Imana bakabishyira ku ruhande. Ikindi ni uko filimi tuzi ya Yesu ari igihangano. Uriya Yesu tuzi mu mafoto, uriya Yesu tuzi muri filimi, ntabwo ari we Yesu. Kiriya ni igihangano cy'abajesuiti, niko muri icyo gitabo muzagisome cyitwa Abatware b'Ikibi, niko kivuga. Uriya ni umugabo wo mu Bwongereza, na n'ubu ngubu aracyariho, niwe wakinnye iriya filimi. Ariko iriya ni filimi y'abajesuiti igamije kwereka abantu undi Yesu, nk'uko abagatulika bagenda bagira ba Bikira Mariya batandukanye, ugasanga ngo Bikira Mariya w'Ikibeho, Bikira Mariya w'i Fatima, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero dukwiye kuba mu ijambo ry'Imana, niwe muyobozi wacu utayobya. Reka turebe iyi nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo filimi igihangano cya Satani. Ngiye gusoma amagambo make aboneka hano avuga ngo kumenyereza abantu icyaha. Filimi imenyereza abantu icyaha. Filimi imenyereza abantu icyaha. Filimi ni kimwe mu bintu byinjiza amafaranga menshi ku isi, haba ku bakinnyi bazo ndetse na sosiyete zizikora. Filimi Hollywood ni igihangano bwite cya Satani akoresha kugira ngo akwirakwize imbaraga z'umwijima. Reka turebe ingaruka zikomeye
zo za filimi zigira ku bantu. Reka turebe imbaraga zikomeye filimi igira ku bantu. Kumenyereza abantu icyaha. Filimi mu kimwe mu bintu ikora, imenyereza abantu icyaha. Abategura filimi bakora uburyo hari ukina ari umuntu mubi cyane akagirira abandi bantu nabi, debande. Uwo ngo bamwita iki? Bamwita debande. Hakaba n'undi ukina ari mwiza ku buryo arenganywa na wa wundi mubi. Iyo umubi apfuye turishima kuko ari mubi kandi akaba apfuye. Ibi bintu bigira ingaruka mu mitekerereze yacu nk'abakristo, kuko tugomba kubabarira. Ariko uko ukomeza kureba filimi zimeze gutya ushiduka warabaye umwicanyi mu mitekerereze yawe. Niba mushaka kubimenya muzarebe ku bana benshi bareba filimi ku myaka 5, 6 gutyo, hagati y'7 n'5. Uzasanga umwana ibyo yabonye muri filimi ajya kubyapurikira ku bandi bana, haba ari ukwikaragira hejuru, haba ari ugutera imigeri, haba ari ugutera njonogo n'ibindi. Ugasanga filimi zagize ingaruka ku mitekerereze ye. Icyo ngicyo ni ikintu cy'urugero nari ntanze. Nk'uko iyo ureba filimi ubabara cyangwa ukishima kandi uzi ko ari ibintu abakinnyi bakinnye bitabayeho, ni nako bigira ingaruka kuri wowe byanze bikunze. N'umuntu mukuru filimi zimugiraho ingaruka. Rero filimi ni ikiyobyabwenge gikomeye cyane kandi kigira ingaruka ku mitekerereze. Mu gihe uhisemo kureba filimi, jya wibaza uti ese ibi ndeba binshishikariza kugira urukundo n'impuhwe? Mbese kureba filimi byaba bigushishikariza kugira urukundo n'impuhwe? Ubundi nta muntu w'umukristo ukwiye kureba filimi, kuko imico myinshi abantu bareba muri filimi ni nayo bashaka. Uko umuntu wakinnye filimi yambaye, uko yasokoje, uko yiyogoshesheje, niba yambaye poketi. Biratangaje kubona mu gihe cyatambutse abo bita ba 50 Cent nibo badukanye ibintu byo kwambara ibipataro binini ndetse bakambara n'amapoketi. Ariko ubu nibwo muri iyi myaka yacu nibwo byaje kugerwaho muri ibi bihugu byacu, biturutse ku basitari bambara amapataro ari hepfo bayamanuye. Reka turebe andi magambo. Usanga filimi iyo turimo tuzireba twishimira ibibi bigera ku bandi, bityo no muri sosiyete iyo umuntu agezweho n'ikintu kibi, aho kugira ngo bikubabaze ahubwo urafana, ubona yuko ari ibintu bisanzwe, kubera ko byamaze kugira ingaruka. Filimi yamaze kugira ingaruka mu mitekerereze. Ntushobora kugirira impuhwe umuntu. Ni ukuvuga ngo iyo abantu babiri umwe arimo arenganya undi, umera n'ubundi nk'urimo gufana, ukamera nk'urimo kureba filimi, kuko iba yaragize ingaruka mu mitekerereze yawe. Ukavuga ati nawe yari yamugiriye nabi, nawe namugirire nabi. Ariko kubera ko filimi iba yaragize ingaruka mu mitekerereze, usanga umuntu wibye ushobora kuvuga ngo kubera ko yibye akwiriye gupfa, kubera ko filimi zagize ingaruka mu mitekerereze. Gutwara igihe cyo gusenga. Twakwibaza ngo niba filimi ibasha kugira ingaruka ku mitekerereze y'umuntu mukuru, iyo bigeze ku mwana bigenda gute? Biragoye cyane ko umwana wamaze gushyira mu bwonko filimi, biragoye ko amasomo ashobora kubona hajya, nta hantu yajya, ntashobora kujyamo. Biragoye cyane ko umuntu mukuru wamaze kwimika filimi mu bwonko bwe, cyangwa se umupira w'amaguru, biragoye cyane ko ijambo ry'Imana ryabona aho ryicara, ntabwo rishobora kubona umwanya. Rero ibi bintu biratangaje cyane kandi birakomeye. Gutwara igihe cyo gusenga. Filimi itwara igihe cyo gusenga. Hari amagambo ari hano avuga ngo ububata kumara igihe kinini kuri filimi, cyane izitwa revera z'uruhererekane. Abantu benshi bamara amasaha menshi bareba izo filimi, ugasanga igihe bakakoresheje igihe cyabo mu gukorera Imana. Zirikana ko atari ibibi wakoze gusa uzabazwa gusa, ahubwo n'ibyiza utakoze kubera igihe watakaje ureba filime uzabibazwa. Bibiliya ivuga ngo musenge ubudasiba. Icyambere cy'Abakorino igice cya 5 umurongo wa 17. Gucengeza muri rubanda abantu. Rubanda ubwo n'abantu, imbaraga z'umwijima. Filimi icengeza mu bantu imbaraga z'umwijima. Abategura filimi hari ibitekerezo baba bashaka kwinjiza mu bantu mu gihe runaka. Abareba filimi
muri iki gihe hari ibitekerezo baba bashaka kwinjiza mu bantu. Ibintu bitatu bashaka ko binjiza mu bantu. Hari ibintu bitatu bashaka kwinjiza mu bantu muri iki gihe. Icya mbere, ubutinganyi. Ubu muri iki gihe harimo harasohoka filimi nyinshi z'ubutinganyi zerekana yuko umutinganyi ni umuntu usanzwe, abasha kuba ari umutinganyi ariko agakora akazi neza, abasha kuba ari umutinganyi ariko akavura neza, abasha kuba ari umutinganyi ariko akaba pasiteri, abasha kuba ari umutinganyi akaba padiri, abasha kuba ari umutinganyi ariko agakora ibintu neza. Izo nizo filimi zirimo gusohoka muri iyi minsi. Barashaka ko ubutinganyi buba igitekerezo gisanzwe, bagakina berekana umutinganyi, ndetse bakerekana ko muri filimi umutinganyi bamwerekana arimo akora, ashobora gukora ibintu byiza. Ariko biravuga ngo ntugatinge abagabo ni ikizira. Abarewi igice cya 18 umurongo wa 22. Igitekerezo cy'uko isi itaremwe kugira ngo abantu babimenyere ko isi itaremwe n'Imana, ngo ahubwo yabayeho nk'impanuka. Bibiliya ivuga ngo uko niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremeyemo isi n'ijuru. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 4. Roho ntipfa. Ikindi filimi zirimo zisohoka muri iyi minsi zerekana yuko ni inyigisho zirimo zisohoka zerekana yuko roho itagipfa. Berekana yuko roho itagipfa, ariko iyo ni inyigisho ya Kigatolika cyangwa se ni inyigisho ya Roma yerekana yuko iyo abantu bapfuye bashobora kongera kugaruka, cyangwa se bashobora kuba batagatifu, bashobora kongera kugaruka ku isi bakaza kongera kubana n'abantu kandi baragenje gute, barapfuye. Iyo ni inyigisho ya Roma, ariko ni inyigisho iri hanze ya Bibiliya, ni inyigisho iri hanze y'ibyanditswe byera, ntabwo ariko ibyanditswe byera bibivuga. Rero hariho filimi nyinshi zirimo zisohoka zerekana yuko isi itigeze genza gute, isi itaremwe, kandi noneho zerekana yuko roho itagipfa. Hari amagambo hano handitse avuga ngo gukwirakwiza inyigisho z'uko umuntu iyo apfuye roho ye idapfa, ko iyo umuntu apfuye ashobora kugaruka mu isi gufasha abari ku isi, spiritualism. Bibiliya ivuga ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize, kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa mu isi y'ijuru byose kugeza ibihe byose. Niko Bibiliya ivuga, tubisoma mu Mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Izi nyigisho kandi bigaragara no muri filimi z'abana, cartoons, nazo nizo kwitonderwa. Ariko uzasanga abana benshi barimo barerwa na za cartoons. Mbese umwana uri murerwa n'ibitente, uwo mwana azavamo umuntu nyabaki, azubaka urugo nyabaki mu gihe yarezwe n'amafilimi, yarezwe n'amatelefone. Rero ntabwo dukwiriye kureresha abana telefone cyangwa se tubarereshe televiziyo birirwe bareba filimi, kandi biragoye ko umwana n'ubundi warereshejwe filimi cyangwa se warereshejwe televiziyo, biragoye ko niba mu bwonko bwiwe yaramaze gushyiramo filimi, niba mu bwonko bwiwe hiberamo ibitente, biragoye ko uwo mwanya wo mu bwonko wafashwemo n'ibitente na filimi n'amateleviziyo, biragoye ko amasomo ashobora kwinjiramo cyangwa se ushobora kumwigisha ikintu ukagifata. Rero ntabwo dukwiye kureresha abana bacu ibitente cyangwa se ibindi bintu nk'amafilimi n'amateleviziyo. Ubushakashatsi bwerekana ko kureba televiziyo bitera abantu kwifuza bikabije ibyo badafitiye ubushobozi. Abakora filimi kuko bakoresha imodoka, amazu ahenze, imyambaro ihenze, ababireba usanga bahora barota kubaho ubuzima bahora babona muri za filimi. Ingingo ya 5, usanga abantu benshi bashaka kwishushanya n'abakinnyi ba filime, uko bambara, imvugo bakoresha, uko bateye ku mubiri, za tatuwaje n'ibindi, uburyo babaho n'ibindi.
ku bantu bakunda kureba filime z'ubutasi cyane esipayazi, usanga basigaye nta muntu n'umwe bakizera kubera ibyo babona cyane muri za filime. Ibi bintu biratangaje cyane, kuba intandaro zo gusenya imiryango. Filimi zishobora kugira ingaruka ku muryango cyangwa se gusenya imiryango, nubwo umuryango ushobora gusenywa n'ibintu byinshi, ariko filimi nayo irashobora gusenya iki? Irashobora gusenya umuryango, kubera igihe kinini abantu bamara kuri filimi. Usanga mu rugo nta gikozwe. Urugero ni filimi z'uruhererekane, novela, seri z'amaseri, zishobora kuzana amakimbirane mu bashakanye, kuko usanga nta mwanya bakigira kubera umwanya munini watwawe na filime. Filime zitera uhora azireba kwifuza kubona urukundo abona muri filime. Iyo uwo bashakanye babana akabona atabona ibyo yabonye muri filimi, ashobora kumva ko atamukunda, bagashwana kubera hari ibyo abona atamukorera yabonye muri filimi. Kandi bariya bantu ni abanyamwuga mu gukina ibyo abakora muri filimi. Nta wundi muntu, ni abantu bake babishobora guhora babikorera abo babana cyangwa se abakunzi babo. Tugana ku musozo, inama ya Bibiliya ivuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni amagambo aboneka muri Efeso igice cya 5 umurongo wa 15 kugeza wa 17. Naho dusoreje ikiganiro cyacu kigufiya. Imana ibaha umugisha kandi irusheho kubana namwe. Bayi nakagaruka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Turagushimiye mwami Imana yacu ishobora byose, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Uradukunda kandi uratuzi, uradusobanukiwe. Turi abanyabyaha kuva mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro. Tubasha gutekereza ibibi, intekerezo zacu zishobora kuba mbi, tubasha kugira umutima mubi. Waraturemye uratuzi, turi abanyantege nkeya, tubasha gucumura, ariko dusabye imbabazi imbere yawe. Ufasha abakurikiye iki cyigisho bose kandi ubahe umugisha, bakuremo inama, bakuremo ibuye, bakuremo ibyabafasha, kandi Mwuka Muziranenge arushaho kubigisha, ababwira ibyo gihe ntashobora kubabwira, aho ntakoze mu nguni zose. Mwuka w'Imana arushaho kubasanga kandi abigishe, kandi bahabwe umugisha nawe. Mu izina rya Yesu niho tubusabye kandi tubyizeye, amena.